Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Bakunzi ba Saveur Divine, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami uturengera, umwami udutabara, umwami uturwanirira, umwami udukiza, umwami uturengera kandi akaturwanira intambara zacu zose. Uwo mwami no kwizerwa no kwiringirwa, ni umwami ushobora byose ntacyo bashobora kurogoya imigambi ye, ni umwami udukunda kandi utwitayeho. Ndashimira Imana kubw'uyu mwaka mushyashya Imana yaduhaye nanone ngo tuwubemo, umwaka Imana yaduhaye ngo tuwukiranukemo, umwaka Imana yaduhaye kugira ngo dukore ibyiza byinshi byo tutabashije gukora mu myaka yose yatambutse. Umwaka 2025 kugira ngo tuyikorere n'ukuri kandi tuyikorere mu buryo ishaka, mu buryo idushakaho, ari ukuntu dukorera Imana mu buryo twe twiyumvamo, ariko noneho n'umwaka kugira ngo dukorere Imana mu buryo yo yaduhamagayemo. Imana yo mwijuru nihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira nanone ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe kuri ya teme y'icyumweru tujya tuganiraho. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo tubusanga mu gitabo cya Timoteyo wa 2 igice cyawo ni cya 3 n'icya 4. Aravuga ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Imana yacu nishimwe ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana yacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Haleluya. Inshingano nkuru y'abana b'Imana niyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Iyo niyo nshingano nkuru, ibindi byose biza ku ruhande, ibindi biza ari inyongera, ibindi biza ari utuntu dusanzwe dutoya, twatundi tw'impamba y'urugendo, twatundi Imana ikora kugira ngo dukomeze urugendo, ariko gahunda nagakiza, gahunda no kubwiriza. Inshingano nkuru ivuga gutya, iravuga ngo mugende mubwiriza amahanga yose, abazizera bose buzaba batize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Bigahura n'iri jambo rivuga ngo ibyo nibyo byiza byemerwa n'Imana. Imana umukiza wacu ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni Kristo. Yesu yavuze ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ugera kwa Data ntamujyanye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ufite Yesu Kristo afite ukuri, ufite agakiza afite ukuri kuri buri kintu cyose. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Niwe muntu uvuga ukuri, uvuga Kristo niwe uvuga ukuri. Uvuga ikindi cyose akavuga ikindi kidashingiye kuri Kristo, kidashingiye ku gakiza, kidashingiye kumenya Imana, gishingiye ku bumenyi, gishingiye ku byo yibwira, nabyo ni byiza, ariko ukuri ni ukumenya agakiza. Imana yacu ishaka yuko abantu bose bamenya ukuri. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turi miliyari nyinshi cyane z'abantu batuye isi, abo bose Imana ngibarindiriza igira ngo bose bakizwe batarimbuka. Ijambo ry'Imana ngo ntago Uwiteka atinze isezerano nk'uko abantu benshi babikeka, oya, ahubwo ngo ibikora igira ngo abantu bakizwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iby'Imana ikora ibikora kugira ngo abantu bose bakizwe, nibamara gukizwa bamenye ukuri. Abantu benshi babaye mu bujiji. Ese ugira ngo n'ubujiji bwo kuba hano hanze gusa? Oya, n'ubujiji bwo kuba mu rusengero ariko utazi Kristo. Birashoboka ko ushobora kuba mu bakristo ariko utari umukristo. Birashoboka ko ushobora kubana n'abantu bavuga Imana ukayumva ariko ntuyisobanukirwe. Ariko icyo Imana ishaka ni iki? Ngo nibyo byiza. Yego, ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ibaze uko ikintu cyemerwa cyane imbere y'Imana umukiza wacu, nuko ishaka ko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Yesu nahabwe icyubahiro. Ubundi iyo ibintu byise gukizwa nuko umuntu atakwikiza, umuntu ntago yakwitabara. Impamvu bitubamo tubyita agakiza nuko ari ibyo twahawe kandi byadukijije, byaduhindura ubuzima. Ntago twikijije, ntago twihinduye, ntago twihamagaye, ahubwo Imana yacu niyo yaduhaye agakiza nyakuri. Ako gakiza kaduhindura kuba abana b'Imana. Ijambo ry'Imana ngo cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ntago bavutse ku bushake bw'umugabo cyangwa umugore, abo
babyawe n'Imana. Abantu bakijijwe bahinduka urubyaro rw'Imana, bakava mu rubyaro rwa runaka na runaka, bakitwa abana b'Imana nyakuri. Icyo ni cy'Imana dushakaho. Ishaka ko tuba abana bayo nyakuri, tukamenya ukuri. Yesu yaravuze ngo ni nge nzira. Haleluya. Ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Umuntu wese uciye iyindi nzira itaciye kuri Kristo, aho abagiye si kwa data, arayoba. Kuko Kristo niwe wenyine uzi inzira ijya kwa se, kandi niwe nzira. Igihe kimwe abigishwa babajije Yesu ngo twereke data wa twese, arangije ababwira ngo namwe kuko muravuga ngo mbereke data wa twese, ngumbonye ababonye data. Haleluya. Kuko amagambo uvuga sa yanjye, ibikorwa nkora si ibyanjye, ibitekerezo ntanga si ibyanjye, ni ibya data. Natwe rero dukwiye kubaho amagambo tuvuga atari yacu, ibitekerezo dutanga bitari ibyacu, inyigisho dutanga zitari izacu, ari ziturutse kuri Kristo. Kuko iziturutse kuri Kristo ziba ziturutse ku Mana. We na se numwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana yacu nishizwe hejuru. Ibyo nibyo byiza bishimwa n'Imana, yuko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, bamara gukizwa bakamenya ukuri. Ukuri ni Kristo. Mwene data nshuti y'umusaraba, ushobora kubana umaze gucika intege, umaze kugwa, umaze kuyoberwa inzira iyo ariyo, nta yindi nzira no kuza imbere ya Kristo, ukongera ukagaruka, ukamubwira ibyaha byawe. Bibiliya ivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu, musabirane, nibwo muzakizwa. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nta kintu kizavaho nubwo bitakorwa, nubwo abantu babireka, nubwo abantu babivamo, biracyari iby'igiciro yuko umuntu ajya imbere y'Imana akatura ibyaha, akabyaturira mugenzi we, akamusabira imbabazi. Ugusabira imbabazi si wo kubabarira, ahubwo nuko akwingingira Imana. Yesu yigeze kuzura Lazaro, arangije aravuga ngo ni muba rimwe mu mubohora. Tekereza impamvu Kristo yazuye Lazaro, agahamagara abandi bantu ngo nibo bari bo babohora, ntago imbohe yibohora. Iki nicyo kibazo gisigaye kiri mu isi muri iyi minsi, kubera ko twese ngo tuzi Kristo, usibye ko tutanamumenya kimwe. Warangiza umuntu akavuga ngo nanjye ntago wakwisengera, wakwingingira, ariko ntiwakwihana, ntago wakwisabira imbabazi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nibyo ushobora gupfuka imbere y'Imana ikakubabarira, ariko yo muhuriye hamwe mwene se akavuga ngo Imana ikubabarire, icyo gusa akavuga ngo Imana ikubabarire, icyo gusa, Imana ikubabarire, icyo gusa. Ubwo kandi ikiza wenda mvuze kuri ako kantu, kwihana kwiza no kwihanira uwo wacumuyeho. Imana ihabwa icyubahiro. Kumvuga uti mwene data nakubabaje, nakoze iki kintu kirakubabaza, na Yesu igeze avuga ngo nujyana ituro ryawe urijyanye kuritura, ukagera mu nzira ukibuka ko ari undi muntu mufitanye ikibazo, ituro ryawe urisigaho, usubireyo umusabe imbabazi, ngo wihute kugira ngo ukurega atagushyikiriza umusirikare nawe akagushyikiriza umucamanza, ngo ntabwo uzava utishyuye ibyo wagombaga kwishyura. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Shuti y'umusaraba muvandimwe, iki ni cy'Imana dushakaho. Ibyo nibyo byiza kandi Imana ishima yuko abantu bose bakizwa. Haleluya. Kano gakiza ni ubuntu twagahawe ku bw'ubuntu, ni agakiza tugomba kwamamaza. Uwitwa umukozi w'Imana wese ahari hose akwiye kuvuga amagambo y'agakiza. Ibyo ni iby'Imana ishaka. Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Haleluya. Bakamenya ukuri. Abantu bariho mu isi bibwira ko bafite ibintu bazi, ariko batazi Kristo. Iyo umenye Kristo nibwo umenya byose. Imana ishimwe. Mu kumenya Kristo harimo kwitwara neza, mu kumenya Kristo harimo gukora neza, mu kumenya Kristo harimo kuvuga neza, mu kumenya Kristo harimo kubaka urugo neza, mu kumenya Kristo harimo kurera neza, mu kumenya Kristo harimo kuba umwana mwiza, mu kumenya Kristo harimo kuba umugabo mwiza, kuba umudamu mwiza, harimo kuba umuyobozi mwiza, harimo kuba umuyoborwa mwiza. Mu kumenya Kristo harimo byose. Iyo umenye Kristo ubumenye byose. Iyo ufite Kristo ubumenye byose. Iyo ufite Imana ubufite byose. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana yacu nishirwe hejuru. Nuko ndagira ngo nkumenyeshe yuko koko ari byiza, ni byiza kumenya Imana yo mu ijuru. Iyo umenya Imana no kuri bene data, hari ibintu biba bitakiguhangayikisha. Bibiliya ivuga ngo bamwe ngo biringira amagare yabo, abandi bakiringira amafarashi yabo, ariko twebwe ibyiringiro byacu biri mu Uwiteka Imana yacu. Iyo umenye Kristo, ibyiringiro byawe bishyira muri Kristo. Icyo wakora cyose ugikorera mu kwiringira ko Kristo ari we
uri bukikushoboza. Icyo wakora cyose ugikora mu kwizera ko Kristo ibyo ngibyo ari uri buze guhagarana nawe. Nibyo byiza rero kumenya Imana. Iyo umenya Imana ntago inarigi bikiriho, ntago uvuga ngo ibintu wakoze ngo ninjye wabikoze, ngo n'imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye n'ubwenge bwanjye. Yesu yaravuze ngo nujya gukora ikintu ujye uvuga ngo Imana nibishaka nzagira gutya, Imana nibishaka nzagira gutya. Nukuri kose iyo ushyize Imana imbere, iba imbere mu bintu byawe byose. Kenshi abana b'abantu twebwe tumera nkaho twibuka Imana, turagenda tugasiga Imana inyuma, twarangiza twamara kubona ibyo twakoze bitagenze neza tugatangira kubaza Imana ngo kuki utabaye mu bintu byanjye. Ntabwo kandi ikibazo ntabwo wigeze uyishyiramo. Kandi Yesu yaravuze ngo ndi ku rugi ndakomanga, wumva ijwi ryanjye agakingura, zinjira iwe dusangiye. Ntabwo azinjira ku ngufu, wowe nukingura azinjira. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana yacu nishirwe hejuru. Rero icyo Imana ishaka ni ikiri, irashaka ko abantu bose bakizwa bakamenya Imana. Imana yo mu ijuru umugisha kandi ikomeze kubishimira. Yari Pastor Placide. Shalom shalom, umunsi mwiza kandi Imana ikomeze kubana namwe. Amen, 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 amen.